hanyuma SJ mwaramutse neza nagira ngo nkubaze ubwo havuzwe ibya Kuyate wenda mu bitanzeho n'umucyo ariko nagira ngo wenda mu masegonda make mu natubwire kuri historique y'abakinnyi ba Rayon Sport bamaze kugeza ibirego nyine muri FIFA basaba ko bakwishyurwa ibirarane byabo bigiye bitandukanye cyangwa se batayiboneye igihe ubwo wenda ibya Kuyate nibyo bivuzwe ariko hari andi mazina yagiye agarukwaho ngira ngo mutangeho umucyo hari Safe hakaza Musore Prince ubwo na Kuyate arimo ubwo na Dafe ndagira ngo wenda mwongere mu bicemo ibyarangiye wenda se bikiri muri procedure kugira ngo ikipe izatangire wenda n'abafana bumva nta kindi kibazo gishobora kuba cyanabatera n'ubwoba muri sezo tugiye gutangira no mu yandi marushanwa. Mereye ku kibazo cya nuko we kiri cyo rwa federation yego kandi icyo tugezeho twafashwe no guhura n'umukinnyi nawe turaganira tugirana kumvikana ubu nabyo biri ku murongo. Ni ibibazo byinshi byagiyeho byarakwitomereza muri rusange no kubera ko hari abakinnyi benshi bagiye basinya amasezerano ariko ntaboneka kwitoma ariko ubu Rayon Sport igenda bikemura uko uburyo bwayo kandi uko ishoboye kandi ikabikemura mu bwumvikane. Twese rero nabona uko byagenze federasiyo tugezeho icyo kibazo turaganira n'urwego rwa federasiyo y'u Rwanda kandi twagihaye umurongo. Hanyuma icya Dafe nawe n'ibyo ngibyo we yarangije no kwishyurwa kugira ngo byarangiranye n'ukwezi kwa gatanu niba ntibeshye nawe niyo mpamvu umutakirundo nyine ku kibazo kiri muri system ya FIFA cyararangiye cyari gikemuye. Musore Prince aracyari gifite amasezerano ntabwo twicara ngo tuganire ariko nawe tuvugana nta kibazo dufitanye kubera ko ibyo tumusaba amategeko arusaba turabyubahiriza umunsi ku wundi kugeza igihe tuzabasha kumvikanira ariko si umukinnyi uri mu kazi umukinnyi twari twumvikanye ko twatandukanya ariko kubwe yumva ko yakomeza kuba umukinnyi wa Rayon Sport ariko nanone n'ubundi ntabwo tutari mu kazi uwo yicaye nyine twe twubahiriza ibyo amasezerano ateganya igihe cyose azumva ko yifuza ko twumvikana ngo nawe azaduha umwanya gusa ku ruhande rwacu twubahiriza ibiteganywa n'amategeko n'amasezerano dufitanye. Dutera ibuye rimwe kwica inyoni ebyiri icyumweru cya Rayon Day cyatangiye ejo ni muri weekend imyiteguro muyigeze hehe sigi? Icyo nabwira abantu nakangurira abantu nuko iminsi irimo kugenda iminsi yarangiye iminsi 4 nasaba abakunzi bacu kugira ngo buri muntu yibike itike kubera ko urabona aho tugiriye Nyamirambo ira stade ntabwo ari nini nk'uko kuri stade Amahoro. Nasaba ko umuntu yibike itike hakiri kare kugira ngo azafite umwanya wo kugira ngo yirebere Rayon Sport nshya Rayon Sport y'umwaka wa 2025-2026 Rayon Sport zitabira imikino nyafurika mbese amatsiko ashiriye kuko utuvugana ikipe iri mu mwiherero Gicumbi iritegura neza asigaye n'aho abatoza kugira ngo babashe guhitamo abakinnyi bazakoresha haba kuri Rayon Day ndetse na Soka kwitabira. Nakangurira abantu kugira ngo bagure amatike ku bwinshi kugira ngo bazabe bicaye neza ku munsi w'igikundiro kandi bazabashe kwitegura kwibonera ikipe yabo nshyashya. Metero 198 arabure ebyiri ngo yuzuze santimetero 2 Kameni azaba ari kuri stade metero 197 na karindwi azaba ari kuri stade we nashaka azakoreshwa baribaza bati intwaro bimeze bite update kuri we nizi intwaro bidahindutse aragera hano mu minsi 2 cyangwa 1 ndetse n'umuzamu mugenzi we Munyakameruni mugenzi we ubwo rero abantu bitegure ko umutoza namugira icyizere bose azagaragara mu kibuga kuko nawe aritegura arimo kwitegura azi neza ko aje gutanga umusaza muri Rayon Sport. Reka tugushimire ku mwanya uduhaye nubwo ndumva abakunzi ba Rayon Sport umutima usubiye aho usanzwe uri. Niko bagiye bizera amakuru avuye muri Rayon Sport bizera amakuru y'ubuyobozi
kuko nibo batanga amakuru nibo batanga amakuru yizewe kurusha uko basoma amakuru aturutse hirya no hino. birinda ababayobya. Urakoze cyane si igihe umunsi mwiza urakoze. Urakoze namwe Radio Rwanda. Akoze rero Gakwaya Olivier ni umunyamabanga w'ikipe ya Rayon Sport akaba n'umuvugizi wayo. Sami Rayon ubwo ntibakwiriye gusaba facture za IBM none bishe. Yazaye facture za IBM kuko ni ngombwa. Ni ngombwa kuko ibikorwa remezo kumwe bavuga ati stade Amahoro irahenze. Musanze na stade niramuka yuzuye baba bafite amahitamo menshi kuko ibikorwa remezo biva mu misoro. Zengo stade Amahoro kuko ari imwe hari igihe bihenze kuko ari imwe ariko ushobora kuba wenda nk'Imusanze indi stade nayo iri kuri urwo rwego batiriwe de n'igi Musanze cyangwa Rubavu cyangwa Huye cyangwa n'ahandi hatandukanye. Icyo nekereza ni kimwe nuko abari babizi neza ko gusaba facture za IBM ari byiza babanze bakana kanyenyeri 562 kabiri urwego hanyuma bakurikize amabwiriza biyandikishe hanyuma buje cyose basabye service yishyurwa cyangwa se bahashye aba muri supermarché muri boutique n'andi hose bahahira bibuke basabe facture za IBM kandi bandikisheho nimero kugira ngo bahabwe amanota muri Tenga promo bakiniramo ibihembo bitandukanye. Igihembo nyamukuru ni ikibanza kizatangwa ku itariki 20 z'uku kwezi hanyuma na Kia Sorento iracyahari ndetse n'ibindi bihembo mu mafaranga biza kuri inote ukanza kanyenyeri 562 kabiri urwego ugahitamo kabiri ukare mu mware w'ibanga ubundi ugakomeza ugatengamara hamwe na Tenga promo. Yego za modoka zo muri China Electric Vehicle Rwanda ni nziza cyane zirimo za EX5 EV ndetse na EX2 EV kandi ahantu honyine uzisanga ni muri China Electronic Vehicle Rwanda. Bagufite imodoka rero za pickups nziza cyane imodoka zisanzwe zo kugendamo nyine z'amashanyarazi rero rwose baranayiguka yitestinga ukabona kuyishyura nyuma. Wowe nyarukira hariya kuri Ikwimi Plaza kuri KG9 Avenue Rutarama cyangwa se bahamagare kuri 36 ubundi ibintu birushaho kugenda neza cyane. Rayon Sport rero Axel ndumva ibyayo bisobanutse. Abareyo inkuru yagiye hanze nimugoroba itangajwe n'umunyamakuru Mickey Junior ku mbuga nkoranyambaga ze ubwo nabandi bayisamira hejuru. Abantu baravuga bati Rayon Sport bigenze bite atigiye kuba hita noneho ko kabaye ndetse abantu benshi impamvu bifite impungenge mu mafaranga ibarira harimo n'ibihumbi 100 bya kafu. Ibyo byo biri ku ruhande utitabire ntabyo ubona kandi ntabwo yaba ari ubwa mbere kipe ikuwemo kuko iyo nibuka ya hafi ni Gor Mahia. Gor Mahia yatwaye igikombe cya shampiyona 2024 igiye gusohoka isanganyemo ibirego byabashire uri mwengo n'abandi bakiye batandukanye barebwa ati ntugenda ikafu yamaze kubikira ku murongo muri ya club licensing ugomba kuba wera nka Sherege mugani wo muri bibiri. Bago ni bavuga ati nta muntu kurega nta muntu wambuye ibi nibi byose biba biri ku murongo. Birangira Gor Mahia yatwaye igikombe cya shampiyona ariko ntiyasohoka. Ubu ngo bisubiyeyo nabonye ku munsi w'ejo nasinye n'amasezerano na Spiro ya Axel nkuko bazayivuga baya miliyoni 7,400 z'amashiringi ngo kuba 11 kugira umenye amafaranga bayihaye. Hanyuma iyi kipe ya Rayon Sport nayo irabizi neza kiramutse idakiriyarinze ibintu byose ku itariki 4 zo kwa 9 cyangwa 6 nta mukino yazabifite no gukina na CAF Confederation. Kandi ya Rayon Sport ibiviza amafaranga bivuga ati amafaranga twatanze ijana rya CAF ryo riri ku ruhande ni 150 z'abanyarwanda miliyoni leta ivuga ati turamutse dukorifayinze bya bihumbi 400 tayari nabyo byaba biri ku meza idasohotse none no kuntu Rwanda na pride tugira kumva ngo ikipe ngo niyasohokeye igihugu yarabitsindiye ngo ikipe yo mu Rwanda yahanwe kubera ubwambuzi n'ibindi bintu bitari byiza. Ngira ngo ni ibintu ariko hano nyine hagomba kuba harimo n'isomo ngira ngo niyo mpamvu twahise tunabazana na Gakwaya niba n'ibindi bibazo bari basanzwe bafitanye n'abakinnyi bamaze gutandukana nayo byarasobanutse byarakemuwe. Ubwo nyine havuzwe Kuyate bya Kuyate byo birumvikana. Ubwo ndibaza ko mu minsi 5 Kuyate nawe nk'umukinnyi uri kumwe na equipe uri gukora imyitozo no mu bantu bahageze mbere rwose Kuyate nk'umuntu uri kumwe na equipe uri gukora imyitozo uri muri groupe nawe yibaru bagomba kuyohereza FIFA vuga ko ibibazo byakemutse kugira ngo noneho bikemuke burundu. Ariko ubwo nibyo byaba sefu ibyaba musore ibyo byaba dafe byose SJ arabisobanuye urumva ko bitanga icyizere niba baricaranye n'abakinnyi
bakaba bari muri procedure kugira ngo ibibazo byose birangire babaha ibyo basabwa ejo bundi utazongera kumva ibindi bibazo kuko rwose rero yaba ihombye abantu bavugaga bati reyo kunini kugura abakinnyi beza noneho uyu mwaka iri gushora amafaranga menshi igura intwaro ziremereye badakinnye byaba bimaze iki ko ikipe yaba ihombye cyane ariko ngira ngo uko SJ bisobanuye Gakwaya biri mu nzira nziza ubwo reka tutegereze ibisubizo bya FIFA ariko uko bigaragara biragana heza kuyate nabwire FIFA ko nta kibazo agomba kwandika akabwira ko ari mu myitozo ibyo asabwa bihabwa cyane ibyo biba bihaye icyo kizibiti kiba gihagije muri FIFA ntibinakeneye kumenya niba wanamwishyuye ingenzi mushobora no kumvikana ku ideni kagakonfera byemera gusa nta kibazo dufitanye rwose utingiye magingo ya nta kibazo mfite na Sport ubu ngubu amakipe nashaka byake ukuntu wumvaga kera bavuga ati irimo amadeni abanaba umuntu akakumva umuntu akubwiye umufana w'abafana ntakunda iyo niyo reyo y'amadeni ngo niyo reyo yacu ibyo bintu simbyemera rero ngo reyo ikwiriye gusiga ibyo bintu kuko kafu na FIFA bisigaye biri mu mategeko niba ukuntu kera nyine umuntu yakocuraga undi agatsinda igitego cya oruje cyangwa icy'akaboko bakaba baraje VAR na FIFA ikintu cyitwa kwambura n'amadeni ntabwo ikififi kibye ntabwo byarangiranye n'ukwezi kwa gatatu n'agatari ukwezi kwa kane kuko ni ikibazo twamenye hakiri kare ubwo cyabayeho rero nta kindi ni uko twegereye umukinnyi tukagaragaza ikibazo yari afite ni ikibazo cy'amafaranga ya rukita atari yarabonye ubwo yazaga muri Rayon Sport turicara turakiganira amafaranga twatwishyuye amafaranga yari yarasigariwemo hanyuma icyakurikiyeho nuko twakoze inyandiko izo nyandiko tuzishyira kuri email ya FIFA kubera ko icyo gihe systeme yitwa Legal Portal yari ifunze iyo rero systeme ifunguye biba bibaye nk'aho bibaye ari bishyashya icyo twakoze rero nuko twongeye kubifata tubishyira muri systeme ariko ari gufungura nibwo twabishyize kuri email ya FIFA noneho icyakurikiyeho nuko nabo bahise banasubiza basaba n'umukinnyi kugira ngo abe yabikonfirima mu gihe kitarenze iminsi itanu ari nayo mpamvu nyine umukinnyi turi kumwe muri Rayon Sport ari muri kamp ari kumwe n'abakinnyi bagenzi be akora imyitozo ari mu kazi nk'uko bisanzwe icyo kibazo cyabayeho cy'uko systeme icyo gihe tubikora yari ifunze gushyira kuri email hanyuma aho systeme ifungure rero ikibazo kigaruka nk'aho ari gishyashya gusa tuhita tubyapuretinga tukabishyiramo nk'uko biba bisabwa icyo twakoze rero ni nayo mpamvu abantu bahita banasubiza bakavuga bati umukinnyi nasubize iminsi no gusubiza niba koko icyo kibazo cyaragiye mu buryo niba mbyumva neza se mumaze kumvikana n'umukinnyi mukohereza kuri email FIFA ntabwo igeze ibona iyo email yanyu akaba ariyo mpamvu yari yasohoye ibihano hari FIFA ubwayo na email zayo akaba na niyo systeme ya Legal Portal iyo systeme ya Legal Portal ntabwo twashobora kuba twashyira n'ikintu ifunze twabitegereje rero yuko ifungura kugira ngo nabyo tubishyiremo tubigerageze ariko ubundi ikibazo cyari cyaragiye ku murongo cyari cyarahawe umurongo hanyuma FIFA mwayibukije ko umukinnyi wanyu mudatanye ikibazo mubyibutsa FIFA mwayibukije ryari ejo nibwo byasohotse tukabishyiramo bahita banasubiza uwo mwanya bamuhaye iminsi 5 babasubije gute FIFA yabasubije gute yasubije tubwira ngo niba ibyo bintu byarabaye niba izi nyandiko ari ukuri gasaba ko umukinnyi yaba yasubije mu gihe kitarenze iminsi 5 kugira ngo umukinnyi abikonfirime ibyo rero ni naho umukinnyi wo konfirima ko koko izo nyandiko ziri authentique cyangwa ziri ukuri twaba twashyizemo hanyuma kuyatewe mwavuganye se arasubiza ryari arasubiza ko bari mu kazi ariko yabaye nijoro ari nimugoroba muri amasaha aba yasubije akeka ko yasubije ubwo abakunzi ba Rayon Sport batwumva kuri Radio Rwanda bumve yuko nta kibazo mufitanye n'umukinnyi wari wese muri Rayon Sport ndetse n'ibyo bihano bitaza kugumaho bagira ngo mari impungenge abakunzi ba Rayon Sport cyangwa se aba muri rusange ko ibi ngibi nyine ni procedure ikibazo gusa ni uburyo biba byatangajwe n'ibinyamakuru ukabona arabitangaje ntabanje kubaza ikareba muri ndetse igiye hanze nta no kureba impande zo mu wazibaza gusa icyo tuba tubereyeho kugira ngo dusobanurire abantu nta kibazo kirimo rwose ubu kuyatera n'umukinnyi wa Rayon Sport kandi uri mu buryo no mu myitozo no mu kazi uko bisanzwe